Murakoze, nitwa Kibaro Jean Christophe, nkaba ndi umunyamabanga mukuru wa sendika y'abakozi bakora umwuga w'amahoteli amaresitora n'utubari mu Rwanda yitwa Sinoleb mu mpine y'igifaransa. Sinoleb cyangwa se iyo sendika y'abakozi yatangiye muri 2011, itangira twishize hamwe turi icyo gihe nakoreraga ihoteli imwe mu mahoteli agize ari muri iki gihugu, noneho twishyira hamwe n'abandi bari abayobozi b'ayo mahoteli, aba managers, dukora ikintu kimeze nka association tugendeye ku bibazo twabaga dufite mu kazi, ibibazo twabonaga abandi bakozi bagenzi bacu bafite, no twishyira hamwe tuvuga tuti reka dushake ukuntu twishyira hamwe, twishakemo imbaraga, twishakemo ubuvugizi, twishakemo no kugira ngo duhuze imbaraga tugire icyo twageraho mu buzima, ariko tunanirengera nko gihe twaramuka tubonye tugize nk'ibibazo bitandukanye mu kazi, ese twabigenza dute, twakuraho ubuvugizi, ese ni gute twanoza umwuga wacu ukaba umwuga ufatika ubarwa mu yindi myuga mu gihugu. Twatangiye bitoroshye, ubu tugera turakabaka mu 1500 n'iki, simfite imibare ihamye neza uyu munsi kuko binjira buri munsi, ariko bari hejuru y'1500. Hari ibyo icyambere, hari ibyo amategeko ateganya, amategeko agenga umurimo avuga ko umunyamuryango akorera ubuvugizi. Muri politike yacu cyangwa se mu nshingano dufite mission eshanu. Icyo ya mbere no guhagarara abanyamuryango, tukabakorera ubuvugizi, tukabahugura mu bintu bitandukanye, ari bijyanye n'amategeko, ari bijyanyeho n'umwuga bikora ubwawo, tukabashakira imibereho myiza ndetse no kubashakira iterambere no guteza imbere umwuga bakora. Noneho ku munyamuryango noneho bwite wa sendika, mu by'ukuri iyo ari muri sendika arahagararirwa mu nzego zose, agakorerwa ubuvugizi, ndetse iyo anagize n'ikibazo mu kazi turamuhagararira, tukamuha abavoka kuko turi umuryango ufite ubuzima gatozi. Ku byo amategeko ateganya na sendika ubwayo ifite abo banyamategeko bashobora gukora ubuvugizi uwo mukozi, bakamuhagararira nta kindi kiguzi atanze cyangwa se nta kindi bimusabye. Rero mu byo dukorera abanyamuryango ni byinshi, tugakora ubuvugizi, tukabahugura, tukashaka abafatanyabikorwa badufasha kugira ngo tugende tubasanga aho bakora, tubahugure mu bijyanye n'amategeko, mu bijyanye n'umurimo bakora mu myuga, kuko umwuga wa hoteli ugiramo ibice byinshi, abakora mu maresitora, abakora mu bikoni, abakora murabizi amadepartement aba muri hoteli, tugenda tubahugura bitewe n'icyiciro arimo. Dufatanyije n'abantu batandukanye badufasha, tugerageza kugira ngo icyo kintu tukigereho, ndetse no mu abagize ibibazo turabahagararira mu nkiko, tukabahagararira ku mugenzuzi w'umurimo, ariko cyane cyane icyo dukora cy'ibanze muri politike yacu ni ukubanza gukora imishyikirano, tuza gushyikirana n'umukoresha, tukabanza tukavugana nawe, tukamuganiriza, kuko benshi usanga batarabizi, rimwe no mu mbogamizi turaza kuzivugaho, tukamuganiriza, tukamwereka icyo amategeko ateganya, tukamwereka uburyo byari kugenda. Abenshi mu by'ukuri ntibirirwa, iyo twabaganirije ntibirirwa batubwira mu nkiko, ikibazo tugikemurira aho ngaho, cyangwa byaba byanze kigakemukira ku mugenzuzi w'umunyamuryango n'ubushake. Ntabwo ari agahato, ntabwo ari kwinjira ku ngufu, ni ubushake. Umuntu turamwigisha, tukamwereka imigambi yacu, tukamwereka icyo duteganya kugeraho turi kumwe nawe, icyo tuzamufasha n'iki, yumva ko bikwiriye ko aba umunyamuryango akadusanga. So icyo asabwa icya mbere n'ubushake, icya kabiri nacyo kigenwa n'itegeko ry'umurimo, atanga umusanzu. Uwo umusanzu niwo dufasha guhemba abo bakozi, niwo dufasha kwishyura aho dukorera, niwo dufasha kwideplasa tujya kubafasha hirya no hino, ni nawo dufasha
kwishyura abanyamategeko bajya kubahagararira, kuko iyo umuntu yabaye umunyamuryango agatanga umusanzu nk'uko itegeko ribiteganya, mu by'ukuri nta yandi depense atanga, nta yandi mafaranga atanga mu nkiko, sendika niyishyura kugeza ikibazo cye gikemutse. Amafaranga 1000 ukurwa ku mushahara buri kwezi. Twagiye duhura n'intambara zikomeye ariko tukazitsinda. Ugasanga hari nk'amasosiyete amwe yagiye afunga, ugasanga abo bakozi mu by'ukuri basigaye mu kangaratete, ariko tukarwana intambara kugeza igihe babahaye ibyo amategeko abateganyiriza. Ndetse hari benshi twagiye tuhagararira mu nkiko bakarenganurwa. Tunashimira cyane ubutabera bw'u Rwanda ko bufite umurongo mwiza bugenderaho. Ni byinshi twagiye dukora, amahugurwa twagiye duhugura abantu, harimo ibikorwa byinshi. Covid ni icyorezo kibi cyane cyashegeshe isi n'u Rwanda mu by'umwihariko, ariko kigeze muri sekitore yacu kitwigizaho nkana, kuko murabizi ko ubukerarugendo ari inkingi ikomeye ku gihugu cyacu, ni imwe mu nkingi zikomeye igihugu cyubakiyeho. Rero kuva Covid-19 yatera igihugu cyacu, ubukerarugendo bwarahagaze, ndetse igihe twamaze igihe kinini turi muri guma mu rugo, byo urumva nta bakerarugendo twabonaga, hoteli arafunga, ibintu byose bihura n'ubukerarugendo byose birahagarara. Mu by'ukuri byumvikane neza ko n'abakozi baratashye, ndetse baviramo ko nubwo byitwa ko amahoteli yafunguye ari harakora, ariko abenshi bagumye mu rugo. Icyo gihe byageze muri za hafi 98 n'ibice hejuru ku ijana by'abatashye batakaza umurimo. Urumva rero ko ni challenge ikomeye, kuko abo bose urumva bari batunze umuryango, bari bitunze bafite uko bari babayeho. Ubu urumva akazi karahagaze, ni ikibazo kidukomeye cyane. N'ababashe kugaruka mu kazi bagarutse ari 30%, ndetse n'umushahara wabo ugabanukaho 50%. Bivuga ko uburyo bari basanzwe babaho, uburyo bari basanzwe batunze imiryango yabo, nabwo byajemo imbogamizi ikomeye. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye, ariko turizera igihugu cyacu, turizera ubuyobozi ko hari icyo bazakora, cyangwa se nyuma y'iki cyorezo nikiramuka kibonewe urukingo, turizera ko ubuzima buzongera bukagaruka. Ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Murabizi neza ko guverinoma y'u Rwanda yafashije abashoramari kugira ngo babashe guhabwa ikigega kibasha kuzahura ubutunzi bwabo cyangwa se ubucuruzi. Mu by'ukuri amahoteli yabashije kugenda kuri standard igihugu cyashizeho, bakabona amafaranga. Hari abagaruye abakozi bakeya batari benshi. Turakora ubuvugizi rero ngo turebe niba leta hari icyo yakora kugira ngo n'ubuzima bw'umuturage, ubuzima bw'umukozi nabwo buzahuke. Ariko nkatwe nka sendika turagerageza kuganira n'ibigo by'imari, turebe se twakora iki kugira ngo dukorane, cyane cyane ko umwuga wacu ni umwuga urimo ibikorwa bitandukanye. Urugero nk'abantu bakoraga mu gikoni, bakoraga muri za patisserie, aba ari abantu mu by'ukuri kubahuriza hamwe bagakora koperative, bakaba bakora boulangerie, bakaba ya migati batigeraga aho bakoreraga bakaba bayikorera abanyarwanda bakayirya. Turakora ubuvugizi mu mabanki kugira ngo turebe niba babaha inguzanyo, nubwo bitoroshye, ariko turiza ko tuzabigeraho, kuko amabanki nayo akeneye abakiriya, kandi ndizera ko turabakiriya beza, kuko umwuga wacu urabitwemerera. Bari umwuga ufatika ndetse wagira akamaro abantu benshi.
si abateka gusa ndetse n'abari basanzwe bakora muri za serivisi zitandukanye, byaba guteka, byaba guseva, bakora amaresitora. Turagerageza rero kureba ukuntu twabahuriza hamwe kugira ngo twishakemo ibisubizo. Dufite imbogamizi zikomeye ku myumvire y'abakoresha. Mu by'ukuri sendika mu Rwanda cyangwa se no sendika no ku rwego rw'isi hari ukuntu ifite isura atari nziza. Tureba nk'ibihugu by'Ubufaransa, tukareba Ubwongereza, tukareba Amerika, tukareba n'ibindi bihugu tujya twumva hirya no hino, amasendika ahora mu myigaragambyo. Twe siko bimeze. Mu Rwanda, sendika y'u Rwanda icya mbere turi intore twaratojwe, tujya mu itorero ry'igihugu, dutozwa indangagaciro nyarwanda, tuzi icyo dushaka. Cyane cyane ko u Rwanda ni igihugu gifite amateka akomeye tudashaka gutoba. Icyo dushaka nuko tugira umurimo unoze mu Rwanda. Imbogamizi zikomeye dufite nuko imyumvire y'abakoresha birahinduka. Hari abafite imyumvire bamaze kubyumva, ariko hari abandi bahora batubonamo cya kintu cyo guhora mu myivumbagatanyo, guhora mu myigaragambyo, guhora mu bibazo. Siko bimeze. Nashaka kugira ngo mbonereho kubamenyesha ko mu by'ukuri abakozi twishize hamwe kugira ngo tubashe kwiga uko twanoza umurimo, ko niba umukoresha ashinga business akaduha akazi, ni ukugira ngo nawe atere imbere, ariko natwe dutere imbere n'imiryango yacu. Ubu rero twe twiyemeje kunoza umurimo, batwemerere dukorane, cyane cyane ko n'itegeko ryarahindutse ry'umurimo. Ubu rihari twemerera cyari dufasha kujya mu kigo tugakorana n'ikigo mu buryo busesuye. Rero iyo myumvire niyo igenda itubera imbogamizi. Ugasanga ni uko nabisobanuye. Mu nkingi zitwubatse harimo gushyikirana, kuganira n'umukoresha. Abanyarwanda turabizi neza ko mu muco wacu kuganira nicyo kintu cyagiye gikemura ibibazo. Ugasanga abanyarwanda twicara turashyikiranye, turaganira ikintu tutumvikanaho, tukakiganiraho, tukagira umurongo. Natwe niyo politiki yacu cyangwa se niyo nkingi ikomeye tugenderaho, no gushyikirana. Mu by'ukuri twagiye tubonamo umusaruro ukomeye, kuko dufite ahantu henshi twagiye twicara tugashyikirana n'umukoresha, ndetse no mu itegeko hari naho rivuga ikijyanye n'imishyikirano rusange. Iyo mishyikirano rusange ifasha kugira ngo ibyifuzo by'abakozi, ibyifuzo by'umukoresha babishyire ku meza, babiganireho, bose baharanira gushaka umusaruro. Ibyo rero numva ni intwaro ikomeye dukoresha mu kugira ngo umurimo ugende neza, unozwe, tutange serivisi nziza mu gihugu. Abo bashyitsi badusanga, abo bamukerarugendo badusanga, bazagende bavuga ubutwari cyangwa se bavuga ubwiza bw'igihugu cyacu biturutse muri serivisi nziza. Rero ntabwo iyo serivisi yagenda neza igihe umurimo utagenda neza, hatarimo ibiganiro, hatarimo kugira ngo banoze barebe se hakenewe iki, ese twakora iki, ese umukoresha yakunguka ate, ese umukozi yabaho neza gute. Ibintu nk'ibyo, cyane cyane ko mu nshingano dufite harimo imibereho myiza y'umukozi. Ni ukuvuga ngo imishyikirano rwose turayikora kandi ikaba yagenda neza.